gice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize Kiara yaramaze guhabwa kampani ndetse yaramaze gutangazwa nk'umuzungura wajyaga ese aho bizamuhira nangwa ntibizamuhira munyemerere inkuru yacu n'undi tuyihere kuri Ayla. Ibirori byose biba byarangiye batashye bari mu rugo. Umuhungu wa mukecuru araza akambwira ati ariko se mubyeyi niko mama uratekereza mu mutwe wawe hari ukuntu ubwenge bwaba bwarisose, hari iburo ryafungutse mu mutwe wawe. Iyo wirebye ubona uri gutekereza gute witera ugafata umuntu tutazi iyo yaturutse, ntuzi se na nyina, ntuzi inkomoko ye, uriteye umwanditseho ibintu byawe byose. Basi waricaye ubanza ubitekerezaho. Ndati Simon mwana wanjye. Simon ati mama agezaho ntago nkiri umwana wawe. Umwana wawe unaniwe guhereza kampani ukayihereza rubanda. Umwana wawe wakoze buri kimwe cyose narize ngira ngo wenda ninjye uzakuzungura njya kwiga ibintu bya business, none kano kanya uzanye umuntu umugize nyiri kampani, ubu no kuvuga ngo ndi umukozi we. None uri kurenga ukavuga ngo mwana wawe. Ntago nkiri umwana wawe, barakubeshye. Mukecuru ati Simon ubivuze neza, ntago ukiri umwana wanjye, ntukiri Simon nareze. Simon nabiya yari umwe, Simon nahaye buri kimwe. Simon ndaguha kampani wituriye kugira ngo ukomeze unjogajoge wowe n'umucyara wawe. Aho utabaye Kiara yarahabaye, agaciro utamaye Kiara yarakamaye. Usiko nifuje ko yakabaye ari njye wamubyaye. Narifuje ndavuga ni nabura iyo nza kuba narababyaye ari umuhungu n'umukobwa, nabura nkaba mvuga nti mu bana nijishuye nango se nabyaye harimo umwe unyitaye. Ibaze nyine nko kuvuga ngo rubanda rukurute. Ntago Kiara kiri rubanda, ubu ni nyiri kampani. Simon ati mama ntago ndi bubyemere, turajya mu mategeko. Simon ahera ko afata telefone agasohoka asiga Kiara ari kumwe na Jajya. Kiara ati se mubyeyi ibintu buriya bizangwa amahoro. Mukecuru ati Ayla ndagira ngo ntege amatwi, ntuzigere urengera, ariko nanone ntuzatuma abantu bagushyira hasi. Nugira ikintu cyiza ugeraho icyo kintu uzagikomeza, utitaye ku ngaruka, utitaye ko abantu bazabifata, utitaye ko abantu bazakubaha, utitaye ko abantu bazakumvira, utitaye ko abantu bazagukunda. Uko waba uri mwiza kose, ibyo waba ukora byose, ntabwo ushobora kunezeza umuntu. Kandi rega ntibijya bibaho ko abantu bose bagukunda. Nibyo ufite ubwoba bw'ibizakurikira, ariko ugomba guhagarara ugahangana.
Simon ashaka kukurwanya ariko ntazagutsinda, ntazakonesha. Niyo yafatanya n'umugore we. Erega sometimes hari igihe zitonoma ariko ziziritse. Ugomba kuzireka zigatonoma ariko ukirinda kuba umuhigo wazo. Mwana wanjye, ntabwo nzi impamvu nahuye nawe, ahari ko ari ukugira ngo mbone umuntu unyitaho, ariko mbone n'umuntu wa nyawo nzasigira ibintu byanjye, nkagenda mvuga nti ntabura kampani yanjye ntabwo izazima. Ubuse ubu wambwira ngo uyu muhungu wamusigira kampani akabasha kuyitaho no kuyikontrolinga, akabasha kuyorganizinga no kuorganizinga urugo rwe byaramunaniye? Icyo kintu uri kucyumva? Kuva yarongora ntago nigeze nongera kuba mama, none aho narwariye byahumiye ku mirari. Ubwo ndeba ahangaha mwana wanjye, nawe naboneshejwe n'umukazana. Yaje asanga mbana n'umwana wanjye, uzi kugira ngo abe muri iyi nzu zabaye intambara. Yaje asanga nari mfite umukozi maranye nawe imyaka nanjye ubwanjye ntazi umubare. Uwo hadaciye kabiri yahereye akagenda, agira amategeko utamenya, anyubaha nka nyirabukwe. Ese ugize ngo buriya kuva yagera muri uru rugo hari na rimwe nigeze nicarana nabo ngo dusangire? Reka byigeze biba. Nari mfite umukozi umenya ko ngomba kurya kandi akamenya aho agomba kuntegurira ibiryo. Kera ati ntabwo mbyumva neza mukecuru, ese mubyeyi mwiza ko ufite umutima uri byo, nkaba mbona uri imfura y'u Rwanda. Ubundi aguhora iki? Mwapfuye iki? Ese koko ibyo bavuga ngo abakazana na ba nyirabukwe ntibaba bajya imbizi kuko aba ari ukuri? Usanga badahuze. Iyo umukazana atabaye mubi, nyirabukwe aba mubi. Ese kuko byabaye ihame ntabwo abantu bashobora kubana ngo bahuze? Imiryango uzasanga ihuza ni mike cyane wayibara, amaherezo azaba yayo. Ese ubundi uyu ni umuvumo waziye se? Imana iba ikwiye gutabara kurengera ubwoko bwayo ndetse n'abo yiremeye. Ndetse mwana wanjye, mbere Simon azana uyu mucyara we hano, yaje ari mu birere. Aza ubona nyine yitwara ukuntu,
ariko nagira ngo wenda n'ubwana bizashira. Ariko ntabwo ariko byagenze. Birebire rega mwana wanjye, ntabwo nabikubwira ngo mbivemo. Tuve kuri mukecuru na Ayla twigire kuri Simon, abari kuri telefone yarimo avugana n'umwavoka ariko umubwira ukuntu byagenze. Akamubwira uburyo mama we yagize atya kampani akahereza undi muntu akajya mu mazina y'undi muntu. Ndaramubwira ati rero Simon, nta kintu ibyo bintu wabikoraho. Umubyeyi niwe ugena umuzungura, atanga ibyo ashaka. Kandi kuwo ashaka. Simon ati none se ubwo bivuze ko icyo yakoze cyari cyo? Ndati yego, nta mistake n'iyi n'imwe irimo. Rero nta hantu na hamwe ushaka kujya kumurega ngo bibe byahindura icyemezo cyiwe. Simon ati se koko? Ndati cyane. Ndarababara. Ajya kugenda Kira akaza amusanga. Kabwa ati Simon twavugana. Ndati turavugana iki? Uje kunyishongoraho se? Uje kunyiyereka se? Uje kunyibutsa ko ubu ngubu kampani ya mama, kampani y'umuryango ari iyawe? Ndati Simon, ntabwo icyo ngicyo ari cyo kinzanya, ariko twaba abavandimwe. Sibyo, nakubera mushiki wawe, twafatikanya tugakora. Ibintu byo kwiyumvisha ngo umuntu ngo w'umunyamahanga ngo ibiki, njye ntabwo nje ngo mpangane nawe, nta nubwo nkeneye guhangana nawe, nta nubwo nanabitinyuka. Ariko nabura njye nawe dushyize hamwe twakora ikintu kinini. Ikindi hari ikintu nshaka kubwira. Mama wawe aragukeneye kurenza uko bitekereza. Mama wawe yakabaye ari inshuti yawe magara, ariko wamuteye umugongo. Ese mubaze ko bavuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, wowe ukaba ugifite chance yo kuba ukimufite. Kuki utamuha agaciro? Kuki umurutisha buri kimwe? Reba nka kano kanya ubabajwe yuko yanyanditseho ibintu byose, ariko ntabwo uri gutekereza impamvu yabimuteye. Ese iyo uza kuba warabaye inshuti magara ya mama wawe, yakabaye ibi byose yabikoze? Iyo uza kuba ari wabaye hafi ya mama wawe, yakabaye yarenze akabikora? Yakabaye atewe ishema nawe, ariko waramutaye umushyira mu bwigunge. Wamusimbuje ibintu ndetse n'abantu batakabaye bamusimbura.
icyo urebaho nicyo witayeho kano kanya ni amagoba uruzinze kano kanya. Ese koko ntabwo mama wawe wigeze umukunda ahubwo wari umutagetinzeho kampani afite? Ibyo byonyine gusa. Urumva bidateye impungenge n'inkeke koko? Urumva bitababaje? Simon ariyumvira akamubwira ati Kiara, ntabwo ari we muntu ugomba kunyigisha uburyo nitwara imbere ya mama wanjye, ntabwo ari we muntu ugomba kunyigisha abantu nkwiye guhitamo nabo ntakwiye guhitamo. Ibyo nkora ndabizi, ibyo mparanira n'ibyo nshaka ndabizi, iyiteho wowe ubwawe, wite kuri mama, ngewe undeke. Simon yahera ko yigendera ariko ukabona ko agiye ababaye. Tuve aho ngaho twigire kwa Joram mu rugo. Joram aba yicaye, amezi amaze kwisunika, amaze kuba menshi. Aza amusanga, aramwitegereza akabona asa naho adatuje, ameze neza. Aramubaza ati ariko se Joram, uzamera gutya kugeza ryari? Uzigunga gutya kugeza ryari? Amezi amaze kuba menshi, wasanga ukumbuye atanagukumbuye, wasanga n'uwo utekerezaho ubwo atagutekerezaho. Ukwiye kumuvinga on, life igakomeza. Yakabaye yaraje kukureba, yakabaye yaraguhamagaye, yakabaye yarakugarukiye. Joram ati mama agezaho, yamamagara ate, yangarukira ate, n'uburyo yavuye hano. Mama twaramusuzuguye cyane, twaramubabaje cyane, twaramurijije, twamwambuye agaciro. Urabizi neza waramutoteje, ntiwigeze umukunda, ntiwigeze umwitaho, ntiwigeze umwakira nk'umukazana. Icyo wari uriho ni kimwe cyonyine, just kumutesha agaciro. Ngo mama ukeneye za Sky, nkaho ibyo bidahagije. Urambeshya ngo inda yayikuyemo ku bushake. Mama wowe uri Kiara, watekereza kugaruka hano? Ntabwo ntiwahagaruka.
Drama buri icyo asubiza ahubwo agaceceka. Drama tuzi ibyo nsubiza ntabwo wabibona. Gusa mama waramemukiye cyane. Ese ubu nzongera kubona umukobwa nzakunda nkumva ndamukunze? Ese ubu nzongera kugira chance gira urukundo ruzima nk'urw'Imana yari impaye? Nari ngeze chance imwe n'umukobwa utarangirika, umukobwa utariyandaritse. Ariko ntiwigeze utuma uwo mugisha nayo mahirwe nyagumana. Kuba utamwiyumvamo ukaba utamukunda, ibyo byonyine ntabwo byatuma kubera umukazana. Ngo kuba atarize, ibyo byonyine ntibyatuma kubera umukazana. Can you imagine? Aha, ntabwo bizoroha. Cyaze mama warankoze pe. Ntacyo, reka nemere nterete Sky kuko wenda ari ushaka. Ahari wenda uzamukunda, ahari wenda uzamuha agaciro. Amahera ko ahaguruka akigendera asiga mama waho ngaho, asohoka agafata telefone akamagara Sky aramwitaba akamwitabana ituze n'ubwitonzi. Ndatumerewe ute mukobwa mwiza? Sky ati ndaho ndashima rugabo, wose umerewe ute? Ndati ndaho ariko ntago ari cyane. Sky ati wabaye iki? Drama ati ndagukumbuye. Sky ati oya yenda shagabanya iyo mikino. Wowe Drama ukumbura Sky? No way. Drama habaye iki? Shambwira arasa ku ntego umbwira impamvu mumagaye, ariko wimbwira ngo urankumbura. Drama ati I'm serious kandi ndakomeje. Ahubwo se hari ikintu nshaka kubwira. Ndati ngo iki? Ngaho mbwira ni igiki rero? Drama turibuka ko bwashize twari twaganiriye bakubwira nyine ko ibintu bari kuganirizinga nyine nsa naho ntazi ibyo ari byo. Sky ati ariko warabimbwiye, twabiganiraho byararangiye. Twemeye ko umwe azafata inzira ye n'undi agafatiye, ahubwo tukazicaza ababyeyi tukabaganiriza tukabumvisha nyine ko atari ngombwa. Drama ati oya ntabwo bikiri necessary, ahubwo urugendo rwawe rwo kuza urutegure neza.
tuze dukora ubukwe then usubire. Sky ati Joram, are you okay? Ibintu niwe uri kubivuga nangwa n'undi muntu uri kubikuvugira. Joram ati ndakomeje. Ngwino dukora ubukwe. Ko n'ubundi nibyo imiryango yahoze yifuza. Ibindi tubyihorera. Sky ati Joram, wambwiye ko ufite undi muntu. None kubera icyo uhinduye intekerezo zawe? Joram ati Sky, biragoye ko mfite uburyo nagusobanurira. Ariko urabizi neza ko mama wanjye agukunda. Nanjye ndabizi ko umuryango wawe unkunda. Umukobwa nakubwiraga ko nkunda yaramemukiye. Sky ati none se ubwo ungarukiye kuko unkunda? Ntabwo ungarukiye kuko nta yandi mahitamo ufite. Uramutse si uko nafite andi mahitamo, si nuko nabura undi muntu wenda nadetingana nawe nkamukunda nawe akankunda. Ariko icyo ndi kurebaho ni iki? Umukobwa mama azakunda, umukobwa uzanyubahira family, kandi n'iwabo bakanyubaha. Wa mukobwa uzampesha ishema mu bandi. Mbona utari wowe. Ikindi kandi urabizi ko uhereye mu bwana nyine njye nawe twiyumvanagamo, ariko aho ugendeye bisa n'ibikendereye ukuntu. N'ubundi twatangiye gukundana mbere y'uko imiryango wenda yemeranywa ko izadushyingira. Ntabwo se bakaba baranabyemeye mbere twe tutabizi. Rero n'ubundi ntabwo kaba ari agashya, ntabwo cyaba ari igitangaza. Njye nawe dufashe icyemezo ubundi tukabana. Icyo imiryango yabyifurije n'icyo yabishakiraga nyine kikaba kigezweho. Njye ntacyo bintwaye. Sky ati Joram, urakomeje? Joram ati ndakomeje. Sky ati none se mbyanze? Joram ati nta burenganzira ufite bwo kubyanga. Urabyanga ute se? Already wedding barayorganizinze, amatariki bamaze kuyafata. Nta n'isente twe tuzashoramo, ni family zizabikora. Uzabyanga se? Uzatoroka, uzavuga ko utakije, uzavuga ko wabaye. Njye naravugaga nti wenda hari tuzabumvisha mbere y'igihe babireke. Mu gihe rero tutari twakabahagaritse, nino dukora ubukwe. Bino nyine badushyingire birangire. Sibyo Sky? Sky ati njye ntabwo ndabyumva neza. Ndumva ntari kubyumva. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Sky araza kubyemera nangwa araza kubyanga?
ubundi se Joram iki cyemezo afashe kirakwiye? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Igikomere, yewe nitwa Obvious, ni yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.